ahubwo nanjye ushyire ku rutonde nukuraho Kagame ndaza ku bantu ba gatatu kuri wawe ni wavuze urasanga afite abana 30 supporting abafite impano ndebera mu bakire bari mu gihugu barubatse ama etage ariko umbwire ati uyu mukire yaragiye Rwamagana ahubaka umudugudu awutuzamo abakene nta bindi ubikora usibye mutoza w'ikirenga nukuri none se ibikorwa akora niwe mukire dufite mu Rwanda wenyine. Iyi ni Zab TV. Reka nongere ngo suhuze mukunzi wa Zab TV aho uherereye hose mu mpande enye z'u Rwanda. Reka tukubwire ngo turagukunda. Udubonye bwa mbere nturakanda subscribe kandaho kugira ngo ibyiza tubategurira mujye mubasha kubibonera ku gihe. Uyu munsi dufite umutumirwa kandi navuga ngo n'umushyitsi musangwa. Yego. Ni byose cyangwa ndabeshye? Nibyo rwose. Ngire ngo ino TV si ubwa mbere uyinyuzeho, wigeze wayinyuraho, abakunzi bacu baragukunda. Barakoze kunkunda. Bakomeze bankunde. Yes, twebwe hano rero mu rugo iwacu iyo umuntu agukunze ajya muri comment akavuga tumutumirwa namwishimiye. Niko Queen yambwiye. Agashyiraho udutima. Yes, tubonereho no gusohoza munyamakuru wa Zab TV Queen utabonetse kubwo impamvu z'amasomo. Nanjyeho ari ndamusuhuje. Reka tumubwire ngo niwe wacu kandi turamukunda cyane hano kuri Zab TV. Cyane. Tuguhaye ikaze. Murakoze murakarama. Murakoze murakarama. Turamane. Yego. Hanyuma uribwira abantu mu buryo bwa gihanzi. Je ntago njya mvuga umuhanzi ngo muvuga, urabibwira kabisa ubampere. Ndero udatinda gutabara bate umwari washimwe n'umwami bigwi byanjye birarangira babyumvise baratangara batatagira nabanshaka batamata ubwo biratinda bate dukunde tubone cyiza dide. Ndimutegura butagira icyasha guta umurongo narabitaye nkora nituze n'ishyaka ryinshi maze ngatamfita agaciro bati cyo ganza rugori rwera. Ndi nitidati nyitera ntiti gutaha inganzo ndi umutaramye utarama agatika gaturika kamera kandi nsiga nsigura nshize igihunga inganzo yanjye kagera hose. Njya muta mu basize utagira icyasha umutima utuje utagira intimba utatse tuzirikiza inguzi nzire zira mazinda musa n'inyange. Jewe narabibabwiye ngo hazashya bagira ngo ndababeshye. Oya ntabwo wababeshye. Musa n'inya. Karame. Umeze neza. Ndagumye. Ibi bintu bikura he? Ndashima Imana. Ibi bintu bikura he? Uvuga amagambo adashira muri wowe. Wari wabona isoko? Isoko hari ukuntu iwacu aho tuvuka twajyaga tujya kuvoma ku iriba. Yego. Hakaba hari iriba rifite isoko ivubura amazi menshi kandi atarangira. Yego. Adashira. Wowe ubivoma he ibi bintu koko? Umva biza. Bikura mu mutwe. Gusa nyine mvoma isoko mvomaho n'Imana. Kuko nyine niyo itanga ubushobozi. Niyo itanga ubushobozi nyine ikagufasha gutekereza. Ubwo navuga ko ariyo mbivomaho na. Yes, ubushize rero tuganira uri mu bantu bambwiye ati jewe gusiga nisigira gusa. Yego. Ahubwo nshobora no gufasha abandi. Cyane. Ufasha abandi. Ufite umusheri urashaka kumutegurira uraza nka kwandikira imirongo nkanakwigisha ku buryo umukubita agapoeme umusheri akagenda avuga ati jewe umukunzi nahisemo niwe wanjye. Uyu munsi tugiye kuganira ariko tunafokasinga ku byo tubona. Dufite igihugu cyiza Imana yaduhaye cyane. Turangajwe imbere n'umutoza w'ikirenga Paul Kagame. Uyu munsi ndashaka umumpere gift hano mu kiganiro.
mubyeyi mwiza nkumburwa, mubyeyi mwiza ubarusha intambwe. Ariko se Keya wambabariye? yewe nari nagiye kujyamo. Mureke mbabwire, hari ukuntu Keya kureba n'ibintu wari ugiye kuvuga ugahita ubyibagirwa. Basi reka ndebe hirya. Oya nabyo. Wari ugezemo neza, ntangiye kwishima numva utuntu dutangiye kwiruka umubiri wose. Jye iyo umuntu akoze neza aba akwiye gushimwa, sibyo? Ntabwo nzi kuri ubu nkora ibintu mu kiganiro. Umva Keya rwose ntabyo ngoze. Ariko ubutaha bwo nzabikora kandi nzabikora neza cyane. Okay, ntacyo. Wanze guperforminga live kandi mu bintu bimeze nka freestyle, utuntu tuje uduhimbiye aho, noneho ntegurira mu byo mu cyo wamuhimbiye basi, kugira ngo yewe intego yanjye igerweho. Muri cya kindi nakubwiraga gisingiza imiyoborere. Imiyoborere myiza iganze maze ubwo ibere tw'Abanyarwanda, bityo uru Rwanda ruhore Rwanda rubona icyanzu no mu mahanga, maze amahanga ahora ruhanga, rugumye Rwandane mu ruhande. Iyi miyoborere nshima iteka ishyira umuturage ku isonga. Ese ubu ntambe mvuga ikibambe, mvuga iby'iterambere rirambye, dore amavuriro n'amashuri, dore imihanda iharuwe neza, amazi meza, umuriro hose, ubwuzu bwinshi mu Banyarwanda. Ibyo tubikesha nyobozi nziza ishyira umuturage ku isonga. Ibyo gushomera ni amateka, imirimo myinshi ubu yarahanzwe, ubukene Rwanda ni amateka, ubu Umunyarwanda ahorana inoti, bityo umutuzo ukamuranga ukanamutera kugira isheja. Ibyo tubikesha nyobozi nziza ishyira umuturage ku isonga. Uburezi Rwanda ni mudasumbwa, uburezi bwiza buzira iheza, baba abakobwa baba abahungu, abagabo bose bazira ihezwa, abagore nuko bazira ihezwa, abafite ubumuga bazira ihezwa. Ibyo tubikesha nyobozi nziza ishyira umuturage ku isonga. Mubeze cyangwa biraryoshye nyine. Imiyoborere myiza ishyira umuturage ku isonga nibyo mbashaka. Yego ndayisingiza cyane. Buri umuntu nagira neza mujye mumuvuga kiriho. Ngiye bura ntago ushobora kuvuga neza umuntu wapfuye ntaramuvuze neza nkiriho. Buriya yes, hari aho twavuye, sinzi nimba bato mubibona. Ngiye maze gusaza abana banjye ndarenga muhinguka. Ariko u Rwanda hari aho ruvuye kandi hari naho rugeze, kandi tubikesha izo nkotanyi zarwitangiye zikarubohora. Iyo ntore izirusha intambwe yari zirangaje imbere, igafata umwanzuro wo guhaguruka kugira ngo ihagarike jenoside. Twebwe turi aho tugeze ubu dufite agaciro nk'Abanyarwanda. Ibyo rero navuga ngo ari abakuru n'abatoya ntituzaceceke, ahubwo tujye tubigaragariza, mu byandike mu bitabo by'amateka yanyu, kugira ngo abazabakomokaho bose bazasorome kuri izo mbuto nziza. Sibyo? Niko bimeze. Hanyuma amakuru y'imisi, Musa n'Inyange. Amakuru ni meza ndashima Imana. Musa n'Inyange umukobwa mwiza wiga muri kaminuza nkuru ishami rya Huye. Umubonye aribaza ati ariko ubundi wadepoza nanjye nkatereta nk'abandi. Ufite umukunzi ntumufite? Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Yesu we kwisusubiza vuba vuba, uru rukundo n'uru ushatse kuvuga na murdo dieni. Kandi burya abasizi ntabwo turondogora, mico nzi ku basizi ntabwo barondogora, avuga make ariko asobanuye byinshi. Ubwo mvuge ngo udakunda ntazi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Ukuri igisubizo mwaho ngaho. Hanyuma uru rukundo waruhaye bangahe? Naruhaye bangahe? Urukumva rukwiriye guhabwa bangahe? Simbizi, arabagira benshi. Rukwiriye guhabwa umwe rukumbi. Urwo watanze ni urw'umwe rukumbi cyangwa n'urwa bose? Ni urw'umwe rukumbi. Barahari? Ni urw'umwe rukumbi. Abandi bakureye amaso? Oya. Oya reka nkubwire. Urukundo ni urw'umwe rukumbi. Njye nkunda Imana. Oya.
amayobera ariko ubundi warahagijwe ariko keya haranditswe ngo ariko nanasomye bantu haranditse ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Rero ndakunda pe ndakunda mushire mu ngenge ndakunda. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Oya uru rukundo urimo uranzimiza nimba abasizi muri abahanga turazimiza ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Byakuyobeye ngo usobanurire. Hari abantu bajya bibaza ngo ese umuntu yakunda mugenzi we nk'uko yikunda te, wowe uba wumva byashoboka? Ntabwo byakunda. Gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, byo wifuza ko nkugirira bari byo ngirira nawe. Niba utifuza ko nkugirira nabi nawe ntukangirire nabi. Ariko niko byanagakwiye. Rero nukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibyo wifuza ko akugirira nawe nibyo uzamugirira. Niba wifuza ko akugirira neza nawe uzamugirira neza. Niba wifuza ko agukunda nawe uzamukunde. uru rukundo nyine ariko umishema akantu ubu. Oya wirakara. Ariko ubwo abafata abakunzi bazakwibariza murebe ko yarakaye nyine ubwo anyimye igisubizo nagitanze. Uramufite? Nababwiye ngo abasizi bavuga make ariko yuje ubwenge. Byiza cyane. Urukundo rero ruri mwaho ngaho wararutanze. Muzarobanuremo muzakuramo icy'ingenzi, muzageraho mushungure muri hasigaye ijambo rimwe ryitwa urukundo kandi muharukundo. Yes, reka twigarukire ku buzima bwa Gikristo musa n'inyange. Yego. Warahagijwe, warabatijwe, urahazwa, urakomezwa, padiri agukubita agashyi ku matama. Ibintu bimeze imyizerere ntabwo ihuza nubwo twese duhuriye kuri data wa twese. Ariko njyewe ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi, narabatijwe. Yego. Urabatijwe? Yego. Uranahazwa? Turya n'ifu, twebwe tubyita kurya ifu. Ubukarisitiya ntabwo wigeze uyiryaho ngo padiri nyiriye akira umubiri wa Kristo uhita ugira gutya ati nyiriye nabanyibye kubera ko simbona bayiha abakatolike gusa se nyine babatijwe. Nyine wize inyigisho zo guhazwa. Ntabwo nigeze niba ukarisitiya kuko iyo njya kwirya nari bube nyibye. Kubatizwa wabatirijwe hehe? Mu badivantiste? Yego. Wari wajya muri church y'abakatolike, muri kiliziya? Twajyagamo tugiye mu misa nyiga tronkome. Hanyuma mu kiliziya iyo bagiye guhaza wabonye padiri ukuntu aba yambaye ikanzu ndende? Narabibonye. Iyo ubona abantu bamnyura imbere abaha akantu batamira atakira umubiri wa Kristo, uba wumva utagize amatsiko wowe? Nta matsiko utahira hose cyangwa ujyayo nawe bakaguha? Sinakubwiye ko nabandi kwiba se. Waba uri kwiba? Urabareka bakajya gufata ugatahiraho? Bajya gufata ngatahiraho. Ntago ugira amatsiko yo kumva wajyayo ugakoraho ukumva uko bimeze? Kubiri amatsiko njya ngira kuko buriya niba hari ikintu cya mbere nishyizemo akenshi ngira amatsiko y'ibintu bindeba cyane, cyangwa se ndi kumva ko hariho ahantu nshobora kugirira isano n'ibyo bintu. Yego. Yes. Ubu nyine hari ibintu ntagirira amatsiko bitewe nuko simbizi nyine ntago ari ibyawe. Mba numva mfokasinga ku bindeba cyane gusa njya kuba nagirira amatsiko ibintu ndi kumva ko bitandeba. Abadivantiste mujya ku igaburo ryera, mugafata divayi n'umugati, bakaguha umugati, atakira umugati urye kandi unywe, bibe urwibutso rw'umubiri wa Kristo yatanze ku bwawe. Mujye mubikora mu byo ukanywa divayi nk'ikimenyetso cy'amaraso Yesu Kristo yamennye ku musaraba ku bwawe. Hanyuma abadiyakoni iyo baje kuguha umwaka guha umubiri wa Kristo ukabona undi arakwimye nka divayi, wabigenza gute? Akwimye nyine abadayimoni bamuteye akakwima. Oya ntabwo aranyuma kandi baguhaye umubiri. Ntabwo aranyuma biramutse bibaye waburana wasabune.
nasaba undi umwe abadayimoni bamuteye nasaba undi uretse si baba ari benshi banyuramo mu bantu nyine babahereza divayi wabusaba ugira ati aranyimye navuga naranyimye da oya ntabwo nakoresha iyo mvugo ngo aranyimye none se kandi ariko nyine kuko niyo bamaze gutanga iyo divayi pasiteri aravuga ati nta muntu waba wacikanwe kuri divayi uyu muntu nyine akunyuzeho uranamusabye turancitse arakwimye namureka agatambuka noneho muri wa mwanya baba babaza ngo nta muntu wacikanwe nkamanika rero urumva ko ntabwo naba nimwe n'umuntu umwe ariko si uyu muntu ntiwabanza ukamwatuza umuntu urimo utanga divayi oya ntawamenya ibyaba ntabwo waba wishiriye icyaha ntawamenya ibyaba byamuteye ariko ntabwo byaba ndakeka bitaba ok turi mu isi ya gikristo ni byiza twatangiye dushima ibyagezweho tunashimira umubyeyi wacu perezida Paul Kagame navuga ngo ni urugero rwiza abato tureberaho cyane abato tureberaho kandi tunaharanira kubaka ibyagezweho hanyuma iyo urebye iriya famiye uyibona ute nk'umunyarwandakazi famiye yihe ya nyakubahwa perezida wa repubulika nyibona nk'icyitegererezo cyanjye nyibona nk'urumuri rumurika rukwiriye kumurikira abanyarwanda ku manywa na nijoro yego kuko niba intero n'inyikirizo ari ubumwe mu banyarwanda ari urukundo mu banyarwanda ari ugutera imbere burya ahantu hari urukundo haba hari iterambere ahantu hari amahoro hakaba hari ubumwe niryo rya juru rito bavuze burya ni ukuvuga ngo rero kubera ko intero n'inyikirizo y'uriya muryango ari amahoro ari urukundo uriya muryango nkubona nk'urumuri rumurikira intambwe z'abanyarwanda kandi nyine abanyarwanda bagakwiriye kurebaho nabo bakagerageza kubaka imiryango imeze kuriya yego yewe hari icyo nigiyeho ariko ngira ngo uze kumfasha kuri iriya famiye twahoze tugira dushima yego tugashima ibikorwa nyakubahwa perezida wa repubulika yagezeho kandi agejejeho abaturage akagezaho abaturage hari zagira inka munyarwanda bigaragaza ko hari VUP yes VUP n'izindi gahunda zifasha umuturage mu kwikura mu bukene kandi bikozwe na perezida yego ubwe ku giti cye akavuga ati ku ikofi Imana yampaye shizemo gira inka munyarwanda harimo umutima wo gufasha bigaragaza ko nta busambagira yego nkagaruka kuri First Lady yego Madamu Jeannette Kagame nawe navuga ngo umutima Imana yashyize mu mutware we yego nawe umurimo cyane kuko mbipimira ku Imbuto Foundation yego hari umwana waciye hano witwa Queen aravuga ati yewe bampaye mashini ntarinze gukora izindi competition nize ndatsinda baraza baranshimira harimo gufasha gusapotinga wowe iyo urebye hari izindi famiye mu Rwanda zifite ubushobozi sibyo ariko batigira kuri iriya famiye nkuru twavuga ngo irazihagarariye haba mu bikorwa biteza imbere abanyarwanda kubera iki bamwe batigira ku bayobozi bacu ngo nabe baba bashinga ibigo bisapotinga abantu bona biterwa n'iki nuko baba badafite abo bigiyeho kandi tubafite bigaragara ni ubugugu bafite ubona biterwa n'iki ni rwa rukundo nahoze mvuga nyine ntabwo kandi uwo muntu iyo umurebye akenshi ushobora gusanga ashaka kongererwa cyangwa se guhabwa ubufasha atitaye kuri wa wundi uri munsi ye ibyo yifuza ko bamugirira ntabwo ari byo ari kugirira abandi rero njye mbona biterwa no kwikunda abakire benshi bo mu Rwanda barikunda oya ntabwo nabihamya gutyo kuko abakire mutanyumva nabi kaya mutaza kunyumva nabi abakire batanyumva nabi ntabwo navuga ngo bafite kwikunda kuko wenda nshobora kuvuga gutyo hariho abakire bahamanya n'imitima yabo ko bafasha rero wenda abo nabwira ni abatagira uwo mutima wo gufasha
burya iyo umuntu umugiriye neza hari ibintu bikomeye uba wanditse ku mutima we kandi bitazibagirana. Ariko nabwo cyane cyane yafashije wa muntu ufite umutima, kuko nanone hari igihe ufasha umuntu ugasanga biruswe no kuba wakabyihoreye, ugasanga umuntu uramufashije sibyo, aho kugira ngo yuririre kuri bwa bufasha wamuhaye atera imbere, cyangwa se byibuze nawe aharanire kuzaba umuntu uzavamo umuntu azagushimire nyuma. Ukabona ahubwo bwa bufasha umuhaye aragiye gutera inyoni ziguruka mu kirere, nyine ukabona kuba yafashwa no kuba atafashwa. Usibye wa mukire usigarana amahoro kuvuga ati ngiye cyo nagomba gukora nagikoze, ariko ugasanga wa muntu habe n'umutima wo kuvuga ngo nanjye ntere imbere, mpere ku cyo banyubatseho, nanjye nubaka icyanjye. Ariko ahangaha njya nitegereza umubibyi kubiba, urabyumva, afata imbuto zuzuye akebo akajya kunyanyagiza mu murima, akavuga ati yewe icyo nshaka ni ikizava muri ziriya mbuto, atarebye uruzagwiriya ntirufate, kuko ntirufate, we akanyanyagiza, none akareba umusaruro uvuye mu cyo yakoze. Why not uyu mukire adashobora gushinga ibigo nawe bifasha, nk'uko twatanze urugero ko dufite abo twigiraho, ubwo rero we ariko adashingiye ko hari abaho ubushobozi bakabujyana mu kabari bakagira gute, wenda kuko abantu bose rega ntago babi bigoryi buriya. Naciriyeho iteka abakire ntabaciriyeho iteka, njyewe nabaha igitekerezo wenda cyo kuba bagira umusanzu basunga u Rwanda n'abanyarwanda. Niba ufite ubwo bushobozi ukabona ko bikwiriye ko hariho undi muntu wafasha akaba yagira aho ava n'ahagera, wamufasha. Burya Clarisse Karasira niwe waririmbye ngo gira neza wigendere neza uzayisanga imbere. Rero gufasha ntacyo bitwaye, umutima w'ubugugu ukwiriye kurekwa, kuko nandi umunyarwanda ntabwo ishyigikira abantu bafite umutima wo kwikunda, ahubwo tugomba gukundana tugafashanya, kumva ko mugenzi wawe kuba yazamuka atari ikibazo kuri wowe, ahubwo kumva ko ushobora kumugiraho umugisha ejo cyangwa ejo bundi. Iyo urebye ku bantu bagira ibikorwa byiza, usibye intore zirusha intambwe twigiraho, hari abandi bantu ubona muri iki gihugu cy'u Rwanda bafite ibikorwa bikora ku mitima y'abantu, barahari. urugero nka Sina Gerard agira ibihe bikorwa byo gufasha ngo tumushyire kuri urwo rutonde. Nibura tujye gukora urutonde rw'abantu 5, ariko ubu ntawe urarusha nyakubahwa perezida wa repubulika, kuko nta muntu n'umwe dufite mu Rwanda wahaye inka abaturage bose batuye igihugu cy'u Rwanda. Rero arabayoboye. Hanyuma ndashaka urundi rutonde rw'abantu nibura bazi nyuma ye, nibura tugire nka top 5. Rero nubwo wenda nshobora kuvuga ngo ibikorwa bya Sina Gerard biragutse cyane, kimwe nuko hariho n'abandi bantu wenda abonzi nabo ntazi bafite ibikorwa byagutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntabwo mfite ahantu nahera wenda ngo mvuge ngo Sina Gerard yakoze ibi ngibi, usibye ko wenda bidashobora kubura, ariko ntabwo nagenda ntondeka ngo harya Sina Gerard n'umwe worora ingurube nyinshi. Oya, n'umwe ufite Nyirangarama mu biganza bye. None se Sina yo worora ingurube ahari? Harya yorora ingurube simbizi. Ngo ni umuhanga mu bworozi bw'ingurube. Simbizi, ahubwo rero icyo kibazo urakivuze mpita numva nkubise agatoki ku kandi. Ahubwo hagira abantu nka 5 baza twisungane tuzakore cyane tubabakire, hanyuma gusapotinge tuzakora ibyo bikorwa kaya kurya azajya akabitubaza, babona turi 5 ba mbere mu gihugu. Tumaze kubona Sina Gerard, hari undi se? Abandi bavuge. Undi se ninde? Harya Sherry Silver ashinzwe ikiwe? Yakoze ibihe bikorwa bifasha abantu? Ntabyo nzi rwose. Ntabyo nzi pe. Sherry Silver Foundation irimo iki? Ibyo ngibyo no. Supporting abana bafite impano se we? Cyangwa biwe biracyari bitoya? Ntabwo mbizi pe. Ariko ndaza gukora ubushakashatsi kuri ibyo. Ariko bigaragara rero ko abakire bo mu Rwanda bafite ubusambo. Bafite ubusambo. None se ndebe mbeshye. Nk'ubu tubuza abantu dushyira ku cyiciro.
njyewe uvuze n'uwo Sina Gerard ariko mbuze urutonde rw'abantu nibura 100 yaguriye mituweli. rushobora kuba ruhari ariko wowe utaruzi. Rurihe? None se ko ibikorwa bya Perezida Paul Kagame ko bigaragara bagira neza bakabikora bihishe, basanga barakurikije rya jambo rya muri Bibiliya rivuga ngo oya iteka zahabu nubwo wayihisha mu butaka yego igira gutya ngo ba ikamyasa umuntu akayibona. Ari akuvuga ngo reka mbamare mu nge ahubwo keya mumuteye agahinda nako abakire bamuteye agahinda ariko ngewe ninkora ubuzi ko aba bakire bagiye kurutwa na Tewe Inzahuke wagendaga agafata abana bo mu muhanda akabakura mu muhanda akabaha ibyo kurya bihwanye n'ubushobozi afite akabashyira mu nzu y'Imana yamuhaye arabaruta. Ahubwo gimushyize ku mwanya wa 2. Karabaye nta wundi ndebera mu bakire bari mu gihugu barubatse ama etage ariko umbwire ati uyu mukire yaragiye Rwamagana ahubaka umudugudu awutuzamo abakene nta bindi ubikora usibye mutoza w'ikirenga n'ukuri. None se ibikorwa akora niwe mukire dufite mu Rwanda wenyine? ubwo bushakashatsi ahubwo ntago ari uko ari we mukire dufite mu Rwanda wenyine ahubwo afite ubukire bw'umutima abandi badafite. Yego abandi bashobora kuba bakize ku mubiri ariko ari abatindi ku mutima. Niyo mpamvu ubona ubukire bafite ntago bagomba kubukora, ntago bashaka kubukoresha ngo buzamura abandi banyarwanda. Yego ubu tugize nk'abantu 30 bagera ikirenge mu cya Perezida ese yabibaye mu turere uyu Rwanda ahubwo twabaho neza. Ubuse hari umwana twazongera kugira urwara bwaki? Reka da bose amatama yatemba itoto. Ngiye kubareba bakire bakore cyangwa se yewe ngiye gutanga ikirego kuko bashobora kuba bigishwa ariko ntibamenye. ariko ikintu bita uvuze gutyo mpita nibuka kubaza ikibazo kuri wowe umukire ni umuntu ufite ubutunzi bungana bute? Nyine ni icyo ushingira uvuga ngo uyu muntu ni umukire ku buryo unagiye gutanga icyo kirego wavuga uti uyu muntu nje kumurega bitewe nuko afite imitungo ingana gutya. Ni umuntu ufite ibyo kurya yego akanasagura yego buriya nawe wagize 5 kandi ubundi ubusanzwe urya 2,000 yego wabaye umukire kuko wagize ibyo urya ugira n'ibyo usagura. Uyu mukire rero nimburiye muri 5 ugasagura 2 yego buriya nk'umuntu ufite indangagaciro wigishijwe nk'intori zirusha intambwe twigiraho buriya wagasaguye 2 ariko ukavuga ngo muri 2 ndakuramo 500 yo gufasha wa mwana udafite ubushobozi wabuze icyarya ku muhanda. Yego uyu ari ku rutonde rw'abakire. Aba bose rero je nabajyana mu rukiko kuko dufatsikanyije abanyarwanda ntago havamo umuntu ujya gusabiriza ku muhanda. None se wowe usanze nawe uri muri abo bakire Giwe se nta bikorwa byo gufasha ngira ubimurike mbimurike nimbi muri kurahita ujya muri lebo yanjye ujye muri kampani yanjye The Winner Record ariko urasanga hari impano zirenga 30 supporting. Namubazaga nigeza nkana kuko ndabizi ko afashe impano zitandukanye erega ahubwo nanjye ushyire ku rutonde nukuraho Kagame ndaza ku bantu ba 3 kuri wawe ni wavuze urasanga afite abana 30 supporting abafite impano. Karabaye dufata amakamera tukajya gushutinga kugira ngo impano zabo zitere imbere. Ahubwo abandi bari he? Ngiye kugufasha gushaka abakire tujye kubarega nukujya kubarega turatanga ikirego mva tubashake ejo mu gitondo kare turabyukira mu gushaka abakire tujye kubarega. Okay twagiye n'ikiganiro ubu ngisubikiye aho ngaho ngiye ngiye gutanga ikirego. Iyi ni Zab TV.